ndabizi neza ko hari ingufu zigiye kubijyamo yego z'abantu basebanya kandi bazabibona Mm. ariko icyo navuga kuvuga ngo murimo muracukumbura ngo umwana wa Israel mbonye bibarebaho iki si ibyo byose se niba mufite nuwe Mm. kandi n'uburenganzira bwe iyo atanabyaye nabwo mwavuga yanabyaye nabwo muravuze yego sibyo Mm. nubimenya urunguka iki nubimenya uyu mwana uramufasha iki uyu mwana yigeze aza kugutakira kugira ngo ujye kumurenganura ku Israel ntacyo amufasha Iwapi. ubundi baba bashaka iki ku muntu Mm. ntuzemere kugwa ngo urambarare Mm. uzashaka uko weguka ntihazagire ikintu wemera ko kigutsikamira yego Mm. hari ibintu tuba twaranyuzemo bishaririye yego ariko tukabisohokamo Mm. niba warabashije gusohoka mu bishaririye kurenza ibyo ngibyo wimbwira ngo wabuze umuceri ngo ibintu byakaze inzara ryana mamya inzara iraryana ndabyemeye eh ariko hari n'umunsi wari upfuye ntiwapfa ese ntiwahavuye yego kuba umuceri wabuze se ni ikibazo ry'amateke twarageze ikigati turi muri viziyo nyamuneka ariko gute turi abadoti.com nyamuneka niba umuceri wabuze ry'amateke Mm. niba ifiriti yabuze ry'imyumbati juste aho niho ikibazo kibera werekana uruhande rwawe rwiza yego kugira ngo wa muntu ubashe kumwigarurira nyine utamubona ariko ntuba uteganya ngo nitugera mu rugo urwanjye rubi rukagaragara azabyifata amate hari igihe uyu muntu atazabasha kwihanganira uruhande rwawe rubi nushaka umwereke kurakara nk'ubu wirwa umbaza ngo kuki mpora nseka kuki mpora nishimye nuko nteye uri kumva ubwo nyine nibyo nitunabana urakaye ubwo weho uburakari bwawe uzabwigumanira ngenzi abandi guseka nkubeshya se wahabwigumanira muvunyi mu kazi turi gukorana urakaye rakara ngiye nkomeze nseka yego ibyo birakureba nubangamirwa no guseka kwanjye birakureba si byose ubwo nyine namaze kukwiyereka gutyo weho nawe niba waranyiyeretse nk'umuntu urakara ubwo ndamenya uko ngutwara njye mvuga ati muvunyi we noneho habaye ikize njye mbikubaze ndi guseka nkomeze urugendo rwanjye rwo guseka nawe ukomeze wubuke umutwe wawe uzinga n'umunya wawe birakureba yes ibihe byiza mwese mukunda kandi mukanakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi imana ibahe umugisha mwe mudahema kudukurikira hano kwa no macano yombi Mama Mignone official Pastor Fanny official byose ni official twasuje cyane twasuje kandi muri agaciro muri ab'ingenzi murakoze cyane bakomeze bahe baronke Mama Mignone nukuri abantu bahaye baronke abantu banezererwe abantu bumve baguwe neza kwako nimujya mukunda kwivugana manwe ni gute ngo amafu n'amafufu bidufubike hari n'akandi kavuga ngo nzakugurira ikanga rikanga abashenzi akongera akandi kantu ni agakidi tatumusitantadukwiye amafu n'amafufu bidufubike ikanga rikanga abashenzi ikindi ni ikidi ndabyibagiwe ariko abafite utuntu twenda kumera nk'utwo ngutwo wumva ko ari utwifuriza umuntu icyiza yego Mama ute rero ndaho ndashima Imana umwaka warangiye uri kubibona wishimye rwose nta no kutishima mfite mu buzima bwanjye ni uguhora twishimye nta kuzinga umunya reka ibyo Imana yarabiturinze ese nuko umwaka wagenze neza kuri wowe cyane nuko nyine ari mu bihe wagize ibihe by'umwaka ni ukuvuga ngo ushobora no kugira n'ibihe bitari byiza ushobora no guhura n'utubazo kandi ibyiza n'ibibi bihora bisimburana ariko naho wagira utwo tubazo ntacyakubuza kwishima iryo banga se ko harimo bamwe batabibona hariho abantu batarabimenya none se ubundi urarakara kugira ngo wunguke iki iyi si wayirakarira ukazayimura se hakabanga ibibazo ntibingana gute icyawe n'icyanjye bango biba bitandukanye n'imyaka ntabwo isa hari umwaka ushobora guhuriramo n'ibibazo byinshi hari umwaka ushobora guhuriramo n'ibigeragezo runaka hari umwaka ushobora kugiramo ibyago hari umwaka ushobora kugiramo ibyiza hari umwaka ushobora kugiramo ibirori hari umwaka ushobora kurwazamo abantu ku buryo bukomeye ariko byose
byose bigasoza nyine ugomba kwishakira ibyishimo. yego. Ubundi muri make n'umwaka wagenze gute kuri wowe? Ni umwaka uri hagati na hagati. Ibyiza byaraje n'ibibi byaraje. Icyarose ikindi ni iki? Ibyiza byabaye byinshi. Ibyiza byabaye byinshi cyane. Ni byiza cyane. Ibyiza byabaye byinshi ku buryo bunakomeye, umva, ku buryo bukomeye cyane. Reka mbitsindagire gutya. Ibyiza byabaye byinshi pe. Ariko n'umwaka utari woroshye muri kino gisata tubarizwamo cya social media ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Erega burya biterwa n'umuntu ntitukajeneralize. Uyu munsi hari umuntu uri mu mashimwe, yego, undi ari mu marira, sibyo? Yego. Uyu munsi hari umuntu mushobora kuganira akakubwira ati niba hari umwaka umbereye mubi n'uyu nguyu, ariko hakaba hari n'ibyiza yahuriyemo nabyo. Yego. Njyewe inshuro nyinshi njya mvuga ngo ibibi ntibizigere bidomina ibyiza, kubera ibibi ntabwo bigomba gutsinda ibyiza. Kuko uyu munsi ushobora kubona umuntu areba ikibi cyane kurenza uko yabona icyiza. Nk'ubu ngubu njyewe nawe Muvunyi twaba turi kumwe, ukabona wenda ko rinete zanjye zitagushimishije, ibyo bigahita bihinduka iturufu y'uko mama Mignone nyine ibintu bye byose ari bibi kubera ko rinete zanjye ntizigushimishije, cyangwa rinete zanjye zagushimishije, byose ukabihindura byiza kandi wenda nambaye ikanzu yacitse. Rero niyo mpamvu ntajya nkunda kujeneraliza. Ntabwo njeneraliza, ariko muri uyu mwaka ibyiza byaraje, ibibi biraza, imihangayiko yaraje, iminezero yaraje, ariko iminezero igomba kurenga imibabaro. Iminezero igomba ubundi niyo uhuye n'ikintu navuga ngo kigutsikamira, ugomba kurwana no guhaguruka. Ntuzemere kugwa hasi ngo urambarare, ahubwo uzashaka ikiguhagurutsa. Iryo ni ijambo ry'umunsi batega amatwi. Umuntu ashatse yarikurikira. Ubwo ako kantu bakumvise neza. Ako kantu ushobora kuba batakumvise. Ntuzemere kugwa ngo urambarare, uzashaka uko weguka. Ntihazagire ikintu wemera ko kigutsikamira. Yego. Hari ibintu tuba twaranyuzemo bishaririye, yego, ariko tukabisohokamo. Niba warabashe gusohoka mu bishaririye kurenza ibyo ngibyo, wimbwira ngo wabuze umuceri ngo ibintu byakaze. Inzara ryana mamiya. Inzara ryana ndabyemeye. Ariko hari n'umunsi wari upfuye ntiwapfa. Ese ntiwahavuye? Yego. Kuba umuceri wabuze se ni ikibazo ry'amateke. Twarageze turi muri viziyo nyamuneka. Ariko gute? Turaba.com nyamuneka. Niba umuceri wabuze ry'amateke, niba ifiriti yabuze ry'imyumbati, ibintu biroroshye. Kandi ibyo ni ukubyoroshya. None wageze i Kigali yabisize mu cyaro bibona uramubwira ngo arye. None kuki ushaka gushaka umuceri ku ngufu? Kuki ushaka amafiriti ku ngufu? Kandi yaje gushaka Kigali. Waje uje kuyashaka nyine, koresha amaboko yawe uyabone. Ariko nta gikuba cyacitse kuba utabonye amafiriti. Irira amateke sha, ibintu biroroshye. Niba utabonye inyama, jya kugura ishu rya Desa. Inyama ziri kugura ibihumbi 7. Genda wigurira ishu rya Desa na karoti z'100, uvangavange ushyire mu gifu byose Imana iraye. Yabuze ngo mujye mushyiramo nzajya nsya nta kibazo. Shaho Muvunyi wawe uri guseka, nta bibazo bihari. Oya bibazo birahari nyamwe. Ariko ibiye. None se ubwo ngo uramubwira gute kandi yabuze inyama amugarariza ashaka cyangwa umuco. Ariko urasetsa. Ubuse bari kurya impungure bo ntago bahoze. Nagara abantu. Ariko da. Ntibanezerewe. Arimo barya impungure. Wenda sinavuga ngo baranezerewe, ariko barimo barazirya. Kandi igifu kikazisya. Ubuse ushatse kumbwira ngo uyu muntu wasize mu cyaro uri kwirira rukacara ruzi cyari cyo? Nge ndarize rukacara. Rukacara niki? Umutsima w'amasaka. Yego. Umuntu uri kuyarya se ntanezerewe cyane. Shangiye nkumbuye n'umutsima w'ingano. Rwose abantu badukurikiye baturebe hari ahantu hariya Nyabugogo, abantu bajyaga bajyayo doko bari bafite buffet nini. Abantu bakundaga gusohokera, ariko hari n'ahandi harahari muri Chic. Yego. Ariko hari Nyabugogo aho bitaga kwa Kashigere. Waragendaga ukarya umutsima w'ingano, uw'amasaka, uw'uburo, bene ibyo bintu byose bya Kinyarwanda byabaga bihari.
yego hariya muri shike hari ahantu bateka impungure nziza nshuti yanjye yego uri mu mujyi uzanyarukire ujye kurya izo mpungure ziba ziryoshye pe sibyo n'ahandi birahari kandi turabirya tukanezererwa ariko weho ngo nabuze amafiriti mu rugo ngo ibikuba byacitse ngo ibikize ngo yabuze rwose ngo ibintu byacitse mukabari ariko mwagiye mutubabarira rwose ni ukuri ibibazo birahari turabyemera 100%. Abantu bafite n'ibibazo bitandukanye, hari abantu duhura nabo bafite umubabaro, hari abantu bafite agahinda, ariko rwana uharanire kubona ibyishimo byawe, kubera ko nutishima ejo uzarwara pressure, nutishima ejo imitima yawe izatangira kubataka, nutishima umwijima wawe uzatangira kubataka, usanga utangiye kugira ibibazo. Haranira ibyishimo byawe, haranira kunezerwa, haranira guseka. Umuntu wavuze ati nta muntu ufite ideni ry'ubuzima bwawe. Inde ni wowe ubwawe. Uzi ko buriya nko ku migabane y'Uburayi no mu bindi bihugu byo hanze, iyo umwana ageze imyaka 18 aba agomba gutangira kwihigira ubuzima, nta nubwo aba yemerewe kubana n'ababyeyi mu nzu. Noneho ufite imyaka 30 uri hamwe na nyoko mu nzu ngo mama nsigira ibiryo, ariko ibi ni bikira. Uzi umwana w'imyaka 30 basigiye ibiryo, harya ubwo kuri 60 biba bizagenda bite? Ayas nibwo bakibona ko ise cyanye na nacyo. Reka nkubwize ukuri, buriya buri muntu wese niyige kurwana n'ubuzima, kubera ko uyu muntu ubwibwira kushingiyeho ejo mu gitondo yahindura, yahindura. Niba iga kugira ubuzima bwawe, wige kuvuga ngo ndabaho ni ndarya iki, ndambara iki, ukoresha amaboko, ukura amaboko mu mufuka, ukora akazi. Hanze aha hari akazi kenshi gatandukanye. Yego ndabyemera n'ubushomeri burahari. Yego. Hari umuntu ukubwira ati ese akazi karahari n'ibiki byose kandangire, ntago nabona kukakurangira. Ariko wewe ushobora kugenda ukaba wajya ku muntu ukamubwira uti makazi basi ujye umpemba ku kwezi ngenza nkukoropere nkumesere. Ibi bintu bishobora kuguha amafaranga yagutunga. Yaguhemba ku kwezi, yaguhemba ku munsi, aya mafaranga yagutunga. Ushobora kujya gushaka akubuyede, nabyo ngo habamo za ruswa, ariko sinakubwira ko ubuyede udahaye ruswa umufunda ashobora kutaguha ko kubuyede. Ariko haranira kugira ikintu ukora. Undi muntu mukanyaraje akubwira ati n'ibishoro ntago biri kuboneka, kandi koko nibyo amafaranga yarabuze, ariko ushobora guhindura ukavuga uti reka shaka kuma gateka injugu, usigara urwana no gushaka iseta, wenda ugenda ugatereke ku iseta runaka umubwira ukwezi nigushira nibwo nzakwishyura. Kandi ikindi kintu kiriho, abantu tugabanye kwikunda. Tugabanye kwikunda. Niba afite ibintu by'umuntu, niba hari ibyawe mfite, nimbiguhe. Nimbiguhe kugira ngo nawe were kugwa muri struggle no guhangayikira ubuzima, kandi hari ibyawe mfite. Icyo nicyo kibazo kinahari. Uyu munsi umuntu aricara ukumva ararira akanuye amaso, yabuze 1000, kandi ku ruhande hari umuntu umufitiye miliyoni. Bibaho cyane. Ibi bintu uri kubyemera? Uyu muntu umufitiye miliyoni ati ufite ibibazo byinshi, imodoka yanjye yaguye, inzu yanjye yahirimye, byagenze gutya na gutya, doko akamanza kujya kwikunda mu bintu bye, ntatekereze uwo afitiye ideni. None ari ukuntu ya mwaka ageze akubaza ngo nawe ushaka gukoresha iki, kandi ari ayawe. Bantu ni muhembera abantu ku gihe, bantu ni mwishyurira abantu ku gihe, sibyo? Kandi tureke no kwipasa muremure nshuti yanjye. Tureke kwipasa muremure. Uri kumva uyu munsi uri gukorera 100,000, ariko kubera ko wabonye ko Muvunyi atuye mu nzu y'500, uti nanjye ndatura mu nzu y'500 kugira ngo tube ku rwego ndahembwa 100. Never. Reka gukora ibyo bintu. Ba wowe ureke kureba ku bandi. Ba wowe ureke kwigira umuntu udasanzwe. Kuko nindamuka nisimbukuruje ntigira umuntu wahaye kandi n'ubundi ntari haye, nta kintu biri bumarire. Ahubwo ndajya kuri pressure, ndaza kugira stress, ndashobora no kugwa muri stroke kubera iki nifuje ibyo ntafite. Niba ubonye umuntu yambaye umwenda w'500
uti nanjye nkawukubitamo kandi mu by'ukuri ntacyo uriho, nta kintu na kimwe wibereyeho, yego wakwemeye ukaba wowe, abantu se shaka hanyuma ukarwana n'ubuzima ahubwo bukwerekeza kugira ngo ugere kuri bya bindi biturutse muri wowe mu maboko yawe. yego bamwe turimo turaganira nkuzi nk'umubyeyi ujya ugira inama cyane cyane uri inshuti y'urubyiruko ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye. Hari ikibazo cya umunyamakuru umwe yakomojeho, Kensi yakomojeho, sinzi nimba babibonye. Ntabwo nigeze mbere. Kensi yakomoje ku bantu bakora ubukwe, ku bageni, avuga ati abageni na ziriya mbyino mu byino ntabwo zujuje ntabwo zigaragaza imyitwarire myiza nk'umuntu ugiye gushinga urugo. Sinzi ndaza gusunikira mesaje, ni akantu gaciye ku Gihe, aho yavuze ati biba bigaragaza aho n'urugo mugiye kuba uko bizaba bimeze. Nimba umugabo agenda akabyina ngo nk'igikeri nk'igiki, ngo ibyo ntabwo byujuje ubunyarwanda. Ese wamenyeho nawe urebye ziriya mbyino babyina bari kwinjira mu bukwe, mwego mu bukwe, igihe cya resebusiyo gitangiye. Hari ikintu nemera, yego nemera ko ibyishimo bibaho, nemera kandi ko umuntu aba akwiye kwishima, yego kandi mu byishimo byawe hari n'abandi uri kwereka. yego hari imbyino umuntu abyina ugasigara nawe ubyibazaho, kubera iki uyu akwiye kubyina gutya. yego hanyuma izi mbyino tubyina, yego hari n'aho tuzigira, hari aho tuzigira. hari umuntu rero uzakubyinira imbyino umenya yuko nyine yabaga mu kimasoro. yego nubona ko yabaga mu kimasoro, hanyuma abigaragarije imbere ya nyirabukwe na sebukwe, urahita wibaza niba iki kimasoro yarakivuyemo, kandi uhita wibaza ko agiye gushinga urugo n'iki kimasoro azagikomeza. ese iki kimasoro nagikomeza uwo bashakanye arabimwemereye? ako kantu tujye tukibazaho. yego uyu bashakanye yiteguye ko washatse azaba mu kimasoro bikemera? kandi nanone hari ikindi kintu, hari n'igihe ushobora gukora ibintu uvuga ngo uri kwemeza abantu, aho kugira ngo wemeze abantu ahubwo bakaba bamaze kugucisha mu ijisho. yego bakavuga bati uyu muntu ashobora kuba yafashe ibikoresho kubera ko yari afite ubwoba bwo gusezerana, yakwikiye kwikira abahungu. aka kajambo ko gufata ibikoresho narakumvishije ndaseka, nizere ko atarakatesha ngo baba bafashe ibikoresho. ukibaza se ni ibikoresho byo mu gikoni ni ibikoresho byo mu cyumba, ni ibikoresho, ariko ngo hariho igihe baba bafashe ibikoresho, baba bafashe ibikoresho. ibi bikoresho uba wafashe ukavuga uti njyewe guhagarara imbere y'abantu nkamanika ukuboko nemera gusezerana sindi bubishobore, cyangwa ndititira nditura hasi ndagira ibibazo byinshi, agahitamo kwifatira ibikoresho. bya bikoresho rero iyo hadunzemo umuziki bihita bikora akazi neza, umuntu agahita yinjira mu kazi ko kubyina, akabyina na bya bikoresho nyine akamansura imbere y'abantu. rero hari aho ubyibazaho, imbyino ntabwo ari mbi, ni na nziza vraiment, biba binashimishije, ariko nanone hari uburyo tugomba kuzibyinamo, ntabwo tuzazihagarika. kera bajyaga babyina ngo haryo babyinaga ngo iki araberewe, bakayibyina ukabona bateza amaboko bararambura neza n'ibiki byose ukabona ni ibintu sawa. ariko uyu munsi hari ibyo nabonye nanjye ndavuga nti karabaye, kakiri nkuru uti karabaye bo bizatuma ngashaka wenda hako kantu bari kubyina utwo tuntu. yego ariko biri seriye, hari ibintu ureba ugasigara wibaza turi urugo harya amaherezo yarwo nayahe. yego ugahita ubona umukobwa utubyiniro twose yaraducanze yatunyuzemo, imbyino imwe ikaba yakwereka ko yanyuze mu tubyiniro twose tw'i Kigali. kubera iki? ntabwo yabashije kwikontorora, hahandi yarari ntarahava, akeneye gukomeza kuhaba nubwo uyu munsi ari kubikora yambaye yakanzu.
iyo ageze mu rugo rero n'ubundi ibyo bintu birakomeza. ubundi hari ikintu abantu bataranyemerera ngo bacyumve banakimenye. Kuva mu cyiciro ujya mu kindi hari ibyo ugomba gusiga, hari n'ibyo ugomba kujyana. Ibi byaba abantu mwabaga muri kumwe umunsi ku wundi, abajene bagenzi bawe, nushaka ubisige mu bajene babisigarane, umenye ko hari ikindi cyiciro winjiyemo. Iyo winjiye muri iki cyiciro rero hari imyitwarire ugira. Icya mbere ugomba kubahisha uwo mushakanye. Icya kabiri, ibyo wabagamo nyine birahindutse kubera ko n'inshingano zirahindutse. Iyo inshingano zihindutse n'ibyo wakoraga birahinduka. Tuvuga uyu munsi inshingano zanjye zihindutse, ntago wamamagara kuri iyi saha ngo nguhe ikiganiro bikunde. Nakubwira nti kubera ko n'ubundi inama zanjye nzakomeza kuzitanga igihe cyose, ariko nahinduye inshingano. Nshaka kukubwira ntujye uza nimugoroba saa moya ndangije akazi, kubera ko aka kazi ndi gukora mfite undi uri kukantegekaho. Niba uyu muntu uri kukantegekaho anyura saa 12, nzabona umwanya wo kuguha ikiganiro wenda saa moya, kuko hagati ya saa 12 na saa moya ndaba ndi mu guteka, ndaba ndi kureba uko urugo bimeze, ndaba ndi kureba abana, utuntu nk'utwo ngutwo, cyangwa umwana akava muri ako kazi. Ikindi nanone ni ukuvuga ngo ndamutse nahinduye inshingano, sibyo? Tuvuge akazi nkora kari kutuma njya gukorera hanze, ntabwo wambona ngo nguhe kino kiganiro. Iyo uhinduye inshingano rero hari byinshi usiga, hari byinshi uhindura, hari ubuzima uhindura. Ubu mpinduye inshingano nkajya kwibera umubikira, ntabwo wambona mfite ino misatsi. Ubwo nawe nabaye umubikira nyine ni uguhita ashyiramo agatambaro. Kubera iki? Kuko mpinduye inshingano. Nawe rero wa mukobwa we, wa musore uhinduye inshingano, uko wabaga mu kabyiniro urabisize inshuti yanjye. Singubwiye ngo usize kujya kwishimana n'abandi, kwishimana na bagenzi bawe, oya, ariko wagize sobuka na nyoko bukwe. Reka tuvuga ko ushatse aho batari, ushatse umwana, umukobwa cyangwa umuhungu utabafite, udafite ababyeyi, ariko ugiye kuba noneho mama w'abantu. Kandi izo video zaba zigihari. Uyu munsi wawe w'ubukwe, aba bana bazajya babireba bavuge bati ku bukwe bwa mama na papa byari bimeze bityo. Gira uko witwara. Uzi n'ahanini aho bipfira, na fiyansaye ntabwo baba baraganiriye neza. Ndaye inshuro nyinshi ndababwira ngo bwaba ubukwe byaba urugo bipfa kubera ko muri fiyansaye mutaganiriye. Umenye ngo uyu muntu akunda iki, uyu muntu yanga iki, uyu muntu agenda mu wuhe murongo. Muri fiyansaye wese yerekana uruhande rwe rwiza. Gute se? Wese yerekana uruhande rwe rwiza, ntabwo yerekana uruhande rubi. Juste aho niho ikibazo kibera. Werekana uruhande rwawe rwiza kugira ngo wa muntu ubashe kumwigarurira. Ariko ntubu uteganya ngo nitugera mu rugo rwanjye rubi rukagaragara azabyifata mate. Hari igihe uyu muntu atazabasha kwihanganira uruhande rwawe rubi. Nushaka umwereke kurakara. Nk'ubu wirwa umbaza ngo kuki mpora nseka, kuki mpora nishimye, nuko nteye, uri kumva? Ubwo nyine nibyo nitunabana urakaye, ubwo weho uburakari bwawe uzabwigumanira, ngenza abandi guseka. Nkubeshya se? Wahabwigumanira muvunyi mu kazi turi gukorana, urakaye, rakara ngiye nkomeze nseka. Ibyo birakureba. Nubangamirwa no guseka kwanjye birakureba. Si byose? Ubwo nyine namaze kukwiyereka gutyo. Weho nawe niba waranyiyeretse nk'umuntu urakara, ubwo ndamenye uko ngutwara. Njye mvuga ati muvunyi we, noneho habaye ikize. Njye mbikubaza ndi guseka, nkomeze urugendo rwanjye rwo guseka, nawe ukomeze wubuke umutwe wawe, uzinga n'umunya wawe, birakureba. Ariko ubwo namaze kwakira imiterere yawe. Rero abantu muri fiyansaye, ni ukuri mujye mwiyerekana uko muri. Ujye wiyerekana uko uri. Niba nta kintu ufite, nta kintu ufite. Ntabwo wabwo ko ari bumubure. Ntabwo wabwo ko ari bumubure. Ari bubure ndeze? None se niba ufite ubwoba bwo kumubura ubundi, utekereza ko umugejeje mu rugo atari bwo wamubura neza? Ariko ntukajye ukorera ikintu kuri pressure yo kuvuga ngo ntabura iki. Oya, ntabura umuntu.
ntabura umuntu byo shamana uyu muntu umumenya ukuze washoboraga no kutamumenya kuki ufite ubwoba bwo kumubura kuzamubura se wibeshya ko umufite ko ari byo bizakubabaza kurenza njye nakureka ukagenda nakureka ukagenda ku munota wa mbere kubera yuko n'ubundi kukugumana ntagufite ntacyo byazamarira kukugumana ngomba kwibombarika ngo mama minyone sinzaseka kugira ngo uriya muntu urakara bitamubabaza reka iryo yibombarika igaragariza umuntu ukuri umubwira uti iyo nashonje shaho mba nashonje ndetse nkanababara nkanarira utari ko iyo mpaze burya mwese nabagabira ubwo umuntu ugiye kugushaka akamenya ko igihe kizagera wanezerewe ukagaba akavuga ati nzamwihanganira ko azatanga agatanga n'intebe agatanga n'urugi ariko guhishanya imico yawe guhishanya karagiteri guhishanya utugeso nibyo usanga bitamara n'ukwezi ukwezi mugatangira na sitarago amezi 2 bikagera mu mezi 6 mwatandukanye ariko gutandukana sibyo ntuzicire urubanza nta n'umuntu ducira urubanza kubera ko nta muntu n'umwe bitashyikira ikintu kiriho ni kimwe muvunyi nunkurikira akana kumve nushaka akantu ugashyire ku murongo iyo ugiye gushaka umuntu mushaka uzi yuko uzamwemera mu nshuro nyinshi zitandukanye muvunyi uzagushaka kuri iyi myaka ufite yawe itageze kuri 30 yego ni atandukanye na muvunyi uzaba ufite imyaka 40 yego atandukanye na muvunyi w'imyaka 50 atandukanye na muvunyi w'imyaka 60 bisobanura ngo umuntu uzakwemera azakwemere avuga ngo uyu muvunyi nkunze nona nemera ko ashobora kuzihindura n'inshuro zirenze 10 mu myaka tuzamara noneho agukunde azi neza yuko uri muvunyi uhinduka utari muvunyi w'imyaka 25 muvunyi w'imyaka 25 atandukanye na muvunyi w'imyaka 35 yego aka kantu usa abantu bari kukemera sinzi ko bari kukumva neza sinzi nimba bari kukemera aka kantu muvunyi w'imyaka 25 ariruka vuba vuba muvunyi w'imyaka 25 uramuhamagara agatega moto mu minota 5 akaba kugezeho ariko muvunyi w'imyaka 35 umaze kugira abana 5 yego azategereza bisi ari bukozeho ku ikarita ya senkisa kugira ngo za senkisa zindi kugira ngo senkisa zindi ziri busigare muze kuzigura minusu y'umuceri kana bagomba kuko hari abantu baba batari kumva ibintu mbabwira ariko hari umunsi muzageraho mu nyumve munankunde yego muvunyi w'imyaka 25 atandukanye na muvunyi w'imyaka 40 kuko muvunyi w'imyaka 40 ufite stress zo kwishyura minervare ufite stress zo kuvuga ngo cya kibanza naguze ku myaka yanjye 30 ngomba kucyubaka kugira ngo mbona aho nsazira yego uyu muvunyi azinjira atavuga kubera ko abafundi bamusajije uyu muvunyi w'imyaka 40 wakubonaga akakubwira ati ngwino dusohokere hano kuri grit yego ntago azaba kigusohokanye kuri grit kubera ko amafaranga ye azaba ari kuvuga ati mu kwezi gutaha kwa mbere ndasohora bordero z'abanyeshuri sibyo uyu muvunyi w'imyaka 40 agomba kugura amavarisi y'abana 2 bari bujye ku ishuri uyu muvunyi atandukanye na muvunyi w'imyaka 25 muvunyi w'imyaka 40 uyu munsi muvunyi w'imyaka 25 nta nzoga nywa ariko muvunyi w'imyaka 40 azaba nk'urwagwa sinda ukemera kumwemera uvuga uti n'umunsi yanyweye urwagwa sinda ngewe nzamwemera byarivanze uzatangira wemera uti muvunyi nakunze ku myaka ye 30 ndahamya ko ku myaka 25 azaba atwara ikamyo imujyana Dar es Salaam
natwara imodoka ijya Dar es Salaam azamarayo iminsi 5 mu nzira mu nzira bisobanuka yuko ashobora kugera ku Rusumo agakubitana n'umugore w'amabuno manini akamureba akibuka ko amaze iminsi birarara mu modoka. Ati uyu mugore rero najya kumugaburira azarya anaryamye. Ati rero nemeye kwakira muvunyi w'imyaka 35 uzaba utwara imodoka zijya Dar es Salaam, akwemera uyu munsi uri kuri kamera, anakwemere mu buzima buzahinduka. Iyo rero ukunze umuntu, iki kintu abantu bambabarira bacyumve, uzakunda umuntu wemera yuko azagenda yihindagura, ahindagurika. Umuntu arahindagurika, kandi umuntu ahindagurika inshuro nyinshi. Uyu muntu wakunze muri uyu mwaka wa 2025, 2026 biratandukanye kuko 2026 akeneye imodoka muzajya mutemberamo. Azakora mu gitondo, akore ku manywa, akore na nijoro. Kandi muri 2025 mwaryoshyaga mugasohokera kuri beach, mukigira ku Rwesero, mukigira Gisenyi, mukigira ku Kibuye. Dore igitaramo cyabaye muri arena mugasohokerayo. Muri uyu mwaka wa 2025 murimo muri enjoying. Ariko 2026 uyu muntu yafunguye ijisho, yatangiye kubona ko amafaranga yo gutega moto ari menshi, ari ibibazo. Aravuze ati amafaranga yo gutega moto kuko ari menshi kandi nkagenda nyagirwa. Uyu munsi za sorti bya bitaramo byo muri arena ndabihagaritse, ngiye gukora nizigame nyuma y'amezi 6 mbe naguza akamodoka ka miliyoni 10 kazajya katudeplasa tutanyagirwa, mve mu rugo kwisanshakiye. Uyu muvunyi wo muri 2025 yahindutse. Ariko se mumenye ari ikintu umuntu ajya avuga, sinzi nacyumvise ejo ku musitari witwa Clapton Kibonka avuga ati burya umuntu mubana cyangwa se washatse umugore cyangwa se warashatse umugabo ukamugeza mu rugo, birashoboka ko wamwikorera ushaka. Ese uko birashoboka? Yego. Gute bamenya? Birashoboka cyane. Ukamwindura uwo ushaka. Yego. Nta akantu ngiye kwemeza nuko nta muntu uhindura undi. Ikintu kibaho umwerera imbuto akazikurikira. Aka kantu wakumvishije. Niba uri umuntu kuvuga ngo ushobora kumuhindura uko ushaka. Uratashye ugeze mu rugo, uyu muntu iwabo ntibasuhuye, umuntu yinjira mu rugo agakomeza muri gahunda ze, agasohoka akigendera. Se hariho abantu babayeho gutyo se, nta muntu abwira ngo ngiye aha, nta muntu abwira ngo mvuye aha, nta muntu asaba uruhushya. Ariko weho kubera ko ahantu wakuriye cyangwa ukavuga uti urugo rwanjye ukuntu ngiye kurukora, nabonye kwa runaka umugabo ataha agasuhuza, njyewe ngiye kubitandukanye n'iby'iwacu. Wakwinjira mu rugo uti mwiriwe amahoro, subasuhuje, ibintu bikaba bigenze neza, bakakwikiriza. Uyu mukobwa avukiye mu muryango batasuhuzaga, arahita kwikiriza kubera ko watangiye kubimumenyereza. Noneho nimujya kuryama, kubita ibipfukamizo hasi usenge. Iwabo ntibasengaga, ntibazi niyo biva niyo byerekera. Nutangira gusenga ashobora kujya mu buriri akaryama. Reka tubihindukirize wenda ku mugabo. Umugore niwe wiyemeje kujya asenga, akinjira yagera mu cyumba akabanza agapfukama agasenga. Umugabo yageze mu cyumba we ahita ajya ku buriri akaryama. Uyu mugabo uzi ikintu kibi bimubaho, araba kuri ka stress kitara riri kumwakiraho umugore apfukamye asenga. Uri kubyumva? Narangiza wenda yigirishwa ariko ayo masengesho yawe ko bari kuntesha umutwe wajya uyihorera. Umugore amubwira ati ariko sinaryama nasenze. Ejo yongera akubita ibipfukamizo hasi. Uyu mugabo aka kantu karageraho kamujyemo. Amare kubimenyera. Namara kubimenyera agira akantu akongana nako wenda kamuteje ikibazo, ahita aza nawe apfukame. Ati reka dusenge wenda Imana yantabara shaho kare kazi bari bagiye kutwirukana. Uyu mugabo ahera aho ngaho nawe atangira amenyere kwa gusenga mbere yo kuryama. Uyu mugore urumva atamuhinduye, atamukize muri uyu murongo. Hari uburyo ki ushobora guhindura umuntu uwo ushaka. Uyu mugabo utaha buri munsi agaca mu kabari,
ukiyemeza ukavuga uti cyese ya mitsingi ndayiguze nyiteretse mu nzu yataha buri ari umugore yiguze aka kantu njye hari umugore nakagireho inama yaragakoze kandi karemeye yarambwiraga ati umugabo wanjye w'inzoga we ati ntashobora gutaha ngo areke guca mu kabari yego namanza mugira inama ndamubwira ntumva rero nkubwire ikintu cya mbere umanze ugabanye urusaku mu rugo umugabo najya ataha ajya ahasanga ituze nta rusaku utari gushwana n'umukozi utari gushwana n'abana wiyaranje abana babe bakarabye umukozi aba yarangije akazi ke umukozi ajye aho aba mu cyumba cyiwe cyangwa se niba ari muri annex ajyeyo hanyuma umugabo nataha agasanga hari ituze mu rugo nutegura ibiryo ku meza ujye uhita umuterekeraho rya cupa rya mitsingi kandi umugore ati ngeze ubu mfite amafaranga aramanza akakwiryaho ati ngeze ubu mfite amafaranga yo kugura izo za mitsingi none si ikibazo ayo nywera hanze si menshi yajya afata mu yaba yamuhaye se agakora weho aho kugira ngo ayanywere hanze ari menshi ataha unitotomba ziguru zitereke mu nzu uko ahageze weho amezi ugiye kuyategura umanze umufungurire icupa rya mitsingi umusukire mu kirahure umuhereze kuko inzoga burya ntawe uyikuraho undi atuzi ko ako kantu ariko aramanza abikora bwa mbere umugabo ati se wantekereje ute kugira ngo unsengerera kandi urya ngo icupa ry'umugore barivuga burya ku rwego rwo hejuru ati wabitekereje ute kugira ngo unsengerera umugore arangije aravuga ati ni ukuri kw'Imana nakuzirikanye aba arimuhaye umugabo ararinywa ariko arinywa arivugiraho amagambo ku munsi ukurikiyeho umugore arongerera agafungura umugabo atari ko hari wishe umuzungu sinabimenye yego ni ukuri ntabwo aba ari ibintu bikaze atari ko wishe umuzungu hari sinabimenye ati nagira ngo nkwerekerega ko nanjye nzi kurifungura yego mugabo ati none se naje uzongera urifungure umugore ati nzarifungura ariko buriya urumva umugabo yatangiye kubifata nk'ibintu bitariho bitanasanzwe ntabwo biba bisanzwe n'ubundi ku munsi wa gatatu umugabo ataha avuga ati ngaho afungura rya cupa nanone ndebe amupinga umugore rya cupa arongera ararifungura yego noneho mu kurifungura ku nshuro ya gatatu nibwo umugabo yabajije umugore ati ariko se byagenze gute habaye iki umugore aterega umugabo mwiza icyo ukunda ndakizi nta kuntu nta kigutegurira undi ateze kuki utigeze ubitegura kera mu kiganiro nagiranye nawe ubundi iyo nganiriye n'umuntu ndamubwira nti uramenye ntukavuga aho wakuye ibyo uri gukora arangije aramubwira ati njyewe naricaye ndatekereza sanga ukunda ka mitsingi ndavuga ngo niki cyatuma nakakugurira nanjye ko mfite amaboko abiri mpembwa dukeya yego ariko nanjye nakugurira umugabo atangira kumenyera ko rya cupa yarinywera aho ngaho ni ukuri kw'Imana uyu mugabo yacitse mu kabari ubwo urumva nibwo umugabo atari guhita anaryigurira bigira akanaryigurira ibyageze nyuma nyine umugabo nawe arabyumva yumva ko hari kesi igomba guhora mu rugo akanatanga amafaranga akaba ariwe unayigurira rwose ryaba ridahari akarituma umukozi umugabo atangira kunywera mu rugo muri kwa kunywera mu rugo atangira kubwira umugore ati arabizi sheri atuzi ko naje kubona ko natangaga amafaranga menshi mu kabari nagendaga ngiye kunywa rimwe ariko nkagurira abantu 10 cyane rero reka mbabwire ibyo Kibonke yavuze nibyo umuntu ushobora kumuhindura ariko kumuhindura gute ibikorwa ukora weho wirinda kumushyiraho igitutu yego wirinda kumubwira ngo ariko ubwo wagiye ukaraba 2 ku munsi wagiye ukaraba 3 ku munsi oye natahe asanga utuzi dushyushye waduteguye inshuti yanjye nasanga amazi ashyushye niba wamaze kuyategura ukaba wazanye ikambira ukazishyira hafi aho ngaho ukamuhereza agaswimo ukamubwira uti nimwakire n'iswimo ahita yibaza atari kose kandi ibyo ni ibiki utangiye kuzana umugabo amanza kugushyiraho igitutu rega arangiza ukamubwira tutuzi turashyushye twageze muri dushe rega uyu mugabo arakaraba hanyuma iyo akarabye ejo ukongera ukabimukora ubu ukurikiyeho yijyanayo atagombye kukuvuna ariko iyo utangiye kwivugishwa ngo ariko weho ngo ntukaraba ngo kukinguza ngo ntujye gukaraba ngo ukaryama ngo nta
umunwa wawe urahita ubyica byose. Ariko nkubwije ukuri, umuntu wamuhindura ukamutwara aho ushatse, yego, aheza, ariko n'umutwara habi nawe yabivumbuye ko ari ahabi ntabwo azajyayo. Ahanini tukicwa n'imyitwarire, ubundi tukicwa n'umunwa. yego. Akantu Kibonke yavuze ndamushyigikiye 100%. Sibyo, ndamushyigikiye 100%. None se ko twubaka urugo atari ibintu binini cyane, izi divorce zingana gutya zituruka kuki? Abantu twananiwe kwihangana. Twananiwe kwihangana no gucika ku ngeso. Ko bikomeye. Twananiwe kwihangana. Njyewe nkikubona ndashaka kuba nk'uko ndi. Yego. Kandi nawe urifuza ko mba nk'uko uri. Noneho tumere nk'aho tubaye ibihanga bibiri biri mu nkono imwe. Nituba ibihanga bibiri biri mu nkono imwe, nta muntu n'umwe uzabasha kubaho undi. Kandi mu rugo hagomba kugira uca bugufi hakagira n'uzamuka. Ariko iyo mwabaye beza mwese mucirana bugufi, kubera ko mu rugo nta mategeko haba. Mu rugo haba ubwumvikane. Ariko amategeko yawe yo gushaka ko mbaho nk'uko ubayeho, yego, atuma ntabyemera. Aka kantu se abantu barakumvishije ko ntimbakumvishe aka kantu ko kubaho nk'uko mbayeho. Ni ukuvuga ngo njyewe niba njyewe mama Mignone niba nkunda kurya ifiriti, yego, nawe ndashaka kuyigukundisha kandi utayikunda. Ibi bintu se wabyumvishije? Ndabyumva. Birashoboka ko ari njyewe waba ufite ubushobozi bwo guhaha, ariko hari uburenganzira ngomba kuguha. Njyewe nkunda kurya ifiriti ariko wowe ukunda ibijumba. Uyu munsi nindya ibijumba byawe, uzareke nanjye ndya ifiriti yanjye. Ibyo umuntu abihuza gute? Nk'ubu njyewe n'urugero sinjye igitoki njyewe. Wowe ntabwo urya igitoki. Njyewe rwose sinjye igitoki. Muvunyi ntabwo arya igitoki. Sinjye igitoki. Wenda nk'ubu ngubu nimba nshatse umugore ukirya wenda, ibintu umuntu abihuza ate kugira ngo umuntu atamubangamira? Arateka agatoki ke gakeya, sibyo? Ikiro cy'igitoki kiri kugura amafaranga 550 cyangwa 600. Yego. N'ikiro cy'ibirayi kiri kugura amafaranga 600. Nagura agatoki ikiro kimwe, agure n'ibirayi ikiro kimwe. Si mwari mugiye yaragiye kugura ibiro 2 by'ibitoki. Yego. Kugira ngo mubasha gusangira mwembi muhage. Nagura ikiro kimwe cy'ibitoki, agure n'ikiro kimwe cy'ibirayi. Inyanya zo ni zimwe, ntago ari buzihindure. Narangiza hari avaranguremo ibitoki bye, nawe aza kuvaranguriramo ibirayi byawe, kandi uyu mugore wenda akunda igitoki akarya no ku birayi. Narangiza kureho ikirayi kimwe musangire disi we. Hanyuma nawe uryo turayi twawe wifuzaga. Hayo ubundi mwabaye mute mwakoroheje ibibazo. Uziko babikomeza bidakomeye burya. Nta gikomeye kibirimo. Bikomeza bidakomeye. Nta bikomeye bibirimo. Mamenya reka twikomereze dusa nka tugara ku musozo. Ngiye ukumvisha video ni ikiganiro cyaciye ku macana agiye atandukanye, aho Israel Mbonyi yari muri press conference. Bamubaza ku kintu cy'umwana, ntibabyumvise. Ku kintu bivuga ko nigeze kubirabuka, ariko kubera imirimo nabyukiyemo nago nigeze menya, nago nigeze mbireba, ariko narabutswe utuntu nk'utwo ngutwo mbona ari hamwe n'abanyamakuru kongo. Yego, reka nkumvisha wumve. Cyangwa se muri kubikurikirana n'ikiganiro itangazamakuru Umuramyi Israel Mbonyi. Kawenda ngatangira hano niho gatangira neza. Ari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha. Kuki udakunda kugira icyo bitangazaho? Ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye bwite? Urakoze. Ngayo ngoko. Arakoze. Israel Mbonyi arakoze yo kabyara. Israel Mbonyi haje ibintu bigenda ngo yagiye yateye umukobwa inda, yabyaye umwana, ariko ngakunda kumuhisha. Ikibazo cyabaye muri press conference aho biteguraga igitaramo ajyagira kuri Noheli yitwa Icyambu. Yavuze ngo ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye. Ubundi ninde ngomba gusobanurira ubuzima bwanjye. Ninde ufite shamana we yasubije neza yo kabyara, Imana imumpera umugisha. Sibyo? Yego. Ubundi bari kugira ngo bamenye umwana we bazamwishyurira ishuri. Bari kugira ngo bamenye umwana we bazajye bamugurira umugati se. Bari kugira ngo bamenye umwana we bunguka iki. Hanyuma uyu muntu baba barabyaranye
niwe waje kubyivugira se ko babyaranye? Niba yaraje kubivuga nimukomeze mumubaze impamvu bivuga. Hanyuma niba mufite n'ubushobozi nimujya gupimisha ADN y'uwo mwana mwemeze ko ari uwambonye, hanyuma bibafasha iki? ni kwa gucukumbura kwabo Kugira ngo mwunguke iki? reka ubuzima bw'umusitari bagomba Ibyo rero nibyo bigiye kujya binabakoraho, abihaye gusebanya. Hari itegeko rihana umuntu usebya undi yego abigambiriye. Nubwo abantu wenda batari biha agaciro cyangwa bakumva ngo ni abasitari ngo bemeye ko babasebya ngo ejo bazaza basubirikanye, ariko hari umuntu bazasebya yego buke mu gitondo bagezeyo. Itegeko rirahari ririmo n'igifungo ndetse no gutanga n'ihazabu y'amafaranga runaka yego kubw'umuntu wasebeje undi. Muvunyi mwana wanjye reka nkwibwirire, yego ibisebya umuntu ntuzabijyamo cyangwa ngo abe ari wowe ukereya kontenti y'ibisebanya, ejo utazagwa mu mutego. Kandi uyu munsi byatangiye, ndabizi neza ko hari ingufu zigiye kubijyamo yego z'abantu basebanya, kandi bazabibona. Ariko icyo navuga kuvuga ngo murimo muracukumbura ngo umwana wa Israel Mbonyi bibarebaho iki? si ibyo byose se Niba mufite nuwe kandi n'uburenganzira bwe, iyo atanabyaye nabwo mwavuga, yanabyaye nabwo muravuze, yego sibyo? Nubimenya urunguka iki? Nubimenya uyu mwana uramufasha iki? Uyu mwana yigeze aza kugutakira kugira ngo ujye kumurenganura? Ku Israel ntacyo amufasha. ni wapi Ubundi baba bashaka iki ku muntu?